umugisha ababandi AB Records bazabyare bazaheke uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabisha data wera wo mu ijuru uko kera washyingiye Adamu na Eva ngwino uyobore ubukwe umugisha aba bombi n'amahoro adashira bazabyare bazaheke bayobowe n'umwuka wawe Wishimiye kandi ususurutse umunezero kuza bagasita tubigenza ariko kandi ndagira ngo mwongere mutere intambwe maze mwishyure mutarembo aha hari amata ariko abicaye tuzirikane ko abakozi twarahari aha hari amata rwose jode wawe yavuga yuko kare k'ubusiya n'isukure buri kintu cyose turakikorera twajya kumufasha no gusoma mfashe indangamuntu hanyuma aya mata uzegereza izabiriva ugire ko bakizikama hanyuma abakobwa n'abasore cyangwa ibijyana igihe kirageze usezeye ku babyeyi n'abavandimwe gusa nimusabe bagirwe Uwiteka abarinde mu migambi yanyu mu kubaho kunyakire bose mubwire ko ari umwari bagasita ari hano gusezerana kunyakire ati sabufi maze kubabwire munaze kurama ati mwongere bose mwongere ikavuga shuru ati reka naje yego ariko abantu bazanye amashyi kwa Gasita nubwo turi muri iki cyicaro hariyo abatware hariyo abashumba habayo n'abayobozi b'ibirori biganje habayo n'abandi bakora izindi mpano zitandukanye nagira ngo nsabe umushumba Girimana niba ari hano arahari atambuke dushyire mu maboko y'Imana abwira Imana ngo ibize kubana natwe kuko ntacyo twakora tutiyambaje umuremyi wacu babandi bataza kubahaye gusinya turagushima mwanya Imana turashima kuri Imana yacu turashima ko ukomeje kutugirira neza kuva mu gitondo wabanye natwe
data turashima gukomeje guhesha icyubahiro, turashima ku birori byiza abana bacu bateguye kandi bikaba bikomeje kugenda neza. Rero turakwereka icyiciro cya kabiri tugiye kujyamo kugira ngo ubane natwe, kugira ngo ibikorerwa aha byose bigaragaza amashami yawe Mwami Yesu. Duciye bugufi cyane ku bwawe kandi n'ubundi dukomeza gushima kugirirwa neza nawe. Turizera neza ko biza gukomeza neza kandi tugasoza neza, kuko byose twamaze kubishyira mu maboko yawe. Bana natwe kandi tubashishe muri byose Yesu, amen. Arakoze cyane, reka amasaha y'isubire mu myanya yanyu. Hanyuma rero abantu bacu batarasubira mu myanya yabo cyangwa se bataricara mu byicaro, nari ngiye gusubira kuzana abasaza ariko sanze mwabikosoye. Imana ibahugisha mukorere gutyo, urusaku turureke turugezweho mu bukwe. Hanyuma rero umwambaro mwiza uzubera abatashye ibirori, hari abasangwa hari n'abahetse n'ibyishimo, siko ba hari abahakana sibyo n'ibyishimo, kugira ngo abandi bacu bazoreba amafoto yabo bakazasanga usa nk'utari wishimye, bazavuga ati ese uyu yari yaje gukora iki? Ariko nibasanga uri gusimayiringa wishimye, bazavuga ati oke, badutahiye kuko they deserve it, bari babikwiriye. Hanyuma aba bana bacu ndabikora nihuse kubera impamvu z'umwanya, kandi twabiganiriyeho n'abasaza baza kuganira. Usibye ko abantu batewe nabo, ariko si abari hano, abo ngiye kuvuga si abari hano, batewe n'ikintu cyitwa kurambirwa. Baranabwirwa umwe warambiwe ku isi ararambirwa, niwe wa mbere warambiwe ikintu gitangaza. Umunsi wa mbere ajeje uburyo kwiyandikisha amabaza mu ndege ziraza kandi ararambirwa. None ndimumere ko umugabo bose tafazari mureke turihutisha umwanya kandi turabikora neza. Hanyuma rero bana bacu, naho umunsi wanyu ubundi mwemereye gukandagira hano, hemerewe kwari gusa n'umugeni w'umukwe. None rero twabashimiye, muraberewe, munini ni mapambo ya harusi. Mungu aravuze ngo amen. Mundike imitwe basengere kugira ngo namwe undi munsi muzaboneka. Munamisha imitwe yanyu abakobwa. Mwami Yesu, abasore n'abakobwa bunamishije imitwe yabo kubera ipfunwe, bazabajya aho babonye bakarana aho babonye kubera ko bataragira aderesi. None Mana, dore ko baberewe ariko ntibaberewe cyane nka Oliva na Jo. Undi munsi w'ikuku uzabamara ipfunwe nabo bakorera ibirori nk'ibi. Amen. Wicare hasi mubakomera amashyi, mubakomera amashyi. Hanyuma rero turi kumwe na pare, turi kumwe na marembo, ni abashaka b'ubuzima baba abana bacu bababaye hafi, kandi nituva bazokomeza babane nabo uko cyane tuzokomeza. Sivuze ngo ndataha, ariko kandi umushyirana wawe mukuru wa bugufi uzababa hafi nyuma y'ababyeyi be. Ababyeyi bakuru ni mwebwe, pare na pare mufite inshingano ikomeye. Sinoyigisha kuko sinumubwiriza gutuma, ariko iyo si agenda yigira. Nimukaza mutora bamuresha cyangwa bamugiye gusa, muza mutora bazagira icyo bamariye mu bitekerezo, siko babyeyi? Mubakomera amashyi pare na marembo. Turabashimiye, muzabagire inama nzima kandi muzabane na muntu zose. Mwicarire hasi. Hanyuma Oliva na Jo, uziko mutuje, Imana ibambere umugisha. Ko ndagira ngo mva ndisakuje, nkagira ngo basakuje, kumbe n'iki gipaza sauti. Hanyuma rero John na Oliva n'abana bacu bemeye kuja mu ihame ry'abasogokuru, bararikurikiza, baravuga ngo kwa byinshi no kwa gasita tuza dukundana, ababyeyi bakabiha imigisha. Kandi nabo babiporopoje, ababyeyi ntibababera intambara. Barebye mu bitabo by'icura kwemeza abasogokuru, basanga koko hari dusezerano. Hari umugabo umwe bakubwira ngo muzamubesha ngo wowe musimu n'abafomozi ngo muzamubesha ngo basogokuru basize bavuga ngo se sogokuruza wawe ambwira agasogokuruza muse hari umwe yarigeze asigaye avuga ngo dushake mubonye byinshi. Ndamubwira tumva rero hari irage basogokuruza Kanyamurenge yaduhawe ngo tuzoshake muri irangira na 26 byacumye muri tuzoshakane. Si uko ba uko ntibavuze mukomere basogokuruza amashyi baravuze. Hanyuma rero aba bana nabo babishyize mu ihame, barabikunda, barabikora, babibwira ababyeyi, bababwira umushinga. Ababyeyi turabita abashenzi, barawushyigikiye. Mukomere ababyeyi amashyi. Bana bacu rero turabiyegereje, mwakoze ibyo basogokuru basize bavuze. Ababyeyi babigira ihame, none uyu munsi birasohora. Mwicare mugubwe neza. Data
gasita dore ko wantojotoreza ku birenge byawe urambwira uti mwana wanje isaha n'umunsi n'uyu nguyu imbaga yose ni hano ariko byinshi ntuzabisige ati kandi kuzambere usangiza bishaka ndabyemera kuko niwe ntore nzima niwe ntore ugendera nababonye bahageze nabonye kwa byinshi ntamareba arakeye naho banyuze rwose ariko nanone iki cyicaro natwe si iki cyicaro tuza dusangwamo buri munsi nubwo uza kubiyegereza ariko uza kumwiyegereza kwa gasita abakomoka kwa gatita n'aho gasita akomoka muri hakomoka none rero ijambo ryatangiye uzi ko wese akomoka kwa gasita singira abakoko rero bumvishije zabwira iki kibande ariko kizagisa bari bafite amatwi nawe izanyewe ko niba nabo kwa mfishi niba ari abo kwa gasita bakaba bisigaye bike muve hasi n'abizi ko kwa gasita muve hasi muvane na hasi nabo kwa gasita maze biyegereza muri kita twisana hari abasigaye ubwo ndaza kuvuga kwa mfishi iyo utiyegereje umuntu azabona ari bamushyize gasita mwiza data abana ni bose nakakondo kwiyegereza ariko mugari bakondo udafite ubushobozi cyangwa kubaho ababitanafite maze barakwambara gukorera abana n'ibintu byiza niyo kwa gasita kuba witabye n'ungana n'ibya hari abandi batokwitaba turabizi ko kuri hari ahavuga ngo umuntu yasize ubukwe akazajya afata mu mayirani ariko kwa gasita si uko biza bimeze dore umuntu witabiriye ikomera amashyi menshi cyane yewe musore ubyitse zanyu data rero kuko byose ni iby'Imana tera intambwe gera hano kwa byinshi mubyeyi byinshi ndabizi yuko wagendanye n'abawe bakugaragiye bashiduhekeye hari abazaca mu birori bakabaza ngo twari turi mu birori ngo tubona abantu baratwinjira twarabiteguye turavoma ingeregeri dutaka imihanda ntacyo tutakoze n'ibindi turaza kubisanga ndabizi ko kwa byinshi iyo yaje ahekeye gasita azazana n'abakwe akazana n'abishwa akazana n'abandi bose bamukomokaho ndetse n'ahakomoka byinshi bagira hakomoka bagira n'abamukomokaho bose ndabona mwagendanye kandi mwaje kubiyegera maze mubakomera amashyi hanyuma rero mwemerere iyo ndako bakoze imbere ushyenge maze tuze kwiyegereza kwa byinshi mumvire hasi musaza kuri byinshi usigarire ku cyicaro kuko data niwe uze kukwiyegereza yego muve hasi ndareba ko naho harimo abantu baza basigara bicaye abandi biyegereje bamwe b'iwacu barasigara ni abakikiye abana n'ababyeyi batabasha kuvoma ariko byo kwiyegerezwa ni mu mutima kuzumva bifiriye hanyuma rero shanga ariko waje imana ibikunda ubwishyu iyo mpuriye nawe azanishima ngaha omwira rwose ziramba zigenda ari amahasha kuza tuvuye turavanga zibaye ibihumbi nka bibiri umugore umwe yarazi gukatuza cyane yari umudandaza baramubaza ngo nisangahe aravuga ngo nisange ngo ariko kubera ko umukiriya waje ni saa 3 n'igice jewe ntabwo nkatuza ntabwo nkatuza bose turavanga zimaze kugenda ibihumbi hanyuma rero umubyeyi hasigaye abashumba basezeranyije abantu nabo twabirengagiza kandi turabashimira kuko bahesheje abantu umugisha tutabafite iki cyicaro tuba tugifite abashumba bose baba kwa byinshi nanone baba kwa gasita baba batumirwa twatumiye reka basabe bave hasi maze tubiyegereze abashumba abashumba bose bashumba beza mwemeye kudutera iteka kibyaba ngombwa ko mugenda tukicara mu sigaye n'abashumba bemera ndetse nuko ubundi turi no mu mahanga nitugere kuhira tuzicara tubicore kuko bivana zoza bose muwabo n'ijambo ryawe akabyaruzarije usabwe kugira ijambo byinshi nari gukora nabikoze kandi urugo rwiza ni urwakira abashyitsi urugo rwiza ni uruganiriza abatumirwa babaje kwakira kuri ubwo nshuti zanje kuko umwana wa gasita amaze kubivuga ari kwa gasita ari kwa byinshi mwegere hano mu mberabyombi yo kwa gasita twongeye kubakira kandi
amaze kubw'umwanya dufite reka ne kwisabira byinshi mikuru abeje kugira usuhuze twebwe inshuti yaje kuko n'ubundi twabukereye nubwo mwageze cyane ariko muze mwihangana muri aho inshuti yacu byinshi amakuru ni meza mwasize amahoro si y'umutuzo namwe dufite kano kabeho hariya karahari kino gihugu niko giteye ukucihanganira ariko hano kwa Gasita uyu munsi twebwe indoti twari tuyumva tuyumva kubera ibyishimo dufite twabonye kwa byinshi iyo twabonye kwa byinshi imbeho izisusuruka izayibwiriza yonyine igahunga ntabwo turabibona reka sabe abana kwa Gasita banyegere hano banyegere gira mbona uko nza kuganiriza inshuti yaje byinshi ndabona basa n'abatinze mu bikari ngaba baje amafunguro byinshi byo kwihangana imitembere y'ino azabayirira cyane igafata kwifungura ntibiba byoroshye kubanza basa n'uwabikaraga niko bisanzwe kuwa Gasita ni abahanga babizi bari bafite abantu bazi gukora imitembere no kwirinda iyo baba bakomoka turabizi yego inshuti yanjye byinshi aka ni akazimano kugira ngo tubone uko dushaka kuganira sinakuganira na byinshi tabaje kumuzimanira reka abana bagutwaze kubereze hariya mu cyicaro cyawe kugira tubone uko dushaka kuganira niyaje igiye uzubanza kuyaheza umushyitsi njyewe nta kibazo rwose ikikuru mu kubanza ukazimana umushyitsi reka bwira tuhuze ahasigaye nagutwaze turaja kwisema aho twicaye murakoze ariko reka dukomeze tuganire byinshi urakabyara inshuti yanje dore ko mutuye hariya kabere natwe dutuye hano ariko tuvukana tuvinimwe turi bene natwe igihugu cyanse kimwe dusangira byose tugasaba n'amazi n'umuriro tugasabana n'uka n'abageni bukeye kuko babivuze aba mbere twibuka byaragisukuru yadusigiye Gasita aratubwira ati bana baje n'ubwo ushaje ariko ndabasigira irage kandi murage basigira igihe muzasonza ntimugashe musinzira hari inshuti hari abavandimwe tuba dusabana izo nshuti hariho bagasinzira hariho kwa Mugunga hariho n'izindi nshuti z'abanyamurenge atariko cyane cyane hari inshuti yaje byinshi dusabana byose zamwiyambaza igihe cyose nuko inshuti yaje bukeye abana iyo bari bari mu butumwa bw'akazi baraza baratubwira ati twahuye n'umukobwa wa byinshi kandi umukobwa twamushimye ntitwakurengurutse none ga nuko saze muri mu kiganiro cy'uba Gasita hari ijambo nshaka kubagezaho none buri munsi ndashaka kubabwira ko ushaka kubaka turamubwira tuti Gasita dukunda kubaka Gasita twebwe tugira inshuti twadusabana aratubwira ati umukobwa no kwabyinshi nuko inshuti yaje ukeye gufata intumwa cyangwa se gufata umugabo turamubwira ati gera uje kwa byinshi uje usabire kuko kuguze mu kwa byinshi ruhora ryuguruye araza amaze kuhagera iyo ntumwa barayakira avuga ijambo ryiza
arababwira ati uwo mubona hano naje bazindukiye ariko naje gusaba irembo ije gusaba umugeni hano twarasonze dutekereza kuko twokura umuriro waka aho twokura gukamisha aho twokura bakamiza imiryango dusanga ni babyinshi nuko nshuti yanje muramuzimana muramwakira muramuherekeza mumutuma n'isiramu kwa Gasita ashitse aratubwira amaze kutubwira niko gufata umwungeri tumuha agaju tumuha n'amata yo kwishitsa araza ageze kwa byinshi inkamba yishicanira arababwira ati ntimukayirana inzara iyi ngiyi urubanza rwose muzayicisha urubanza rwose muzagufire kwa byinshi nuko nshuti yanje aragaruka tubwira amakuru kuko n'ubundi wagororwaga twari ko dusaba twari tutaramubona twongera dufata umugabo aza gusaba isezerano ryo kuza gukiranuka bukeye turaza kwa byinshi dushitse kwa byinshi muratwakira muratuzimana yewe mugabo udusasira n'uturago tw'idava tw'abakwe turabakwe muradukosha muraturongoranya ndetse muratugabira naho duciye tugarutse aravuga ati bano bantu barasa n'abavuye kwa byinshi kuko izi nka z'amagaju tubona n'izi nyana z'ubugondo n'izo kwa byinshi nuko nshuti yanje tugeze kwa Gasita nanone kuko wamukamisha wamuriro waka twagiye dusaba twari tutaramubona twari tutaramushikira dufata indi ntumwa turamubwira tuti eje gusaba isezerano yo kudutekera bukeye araza ageze iwanyu kuko kwa byinshi no kwa Gasita nta kiza kigorana uko yababwiye n'igihe yifuzaga muramubwira uti bene mu kwezi kwa karindwi kuri izo tariki 17 basabye saa 3 twebwe tuzaba turabashitsi bo kwa Gasita habaye none mu gitondo Bagasita twabukereye turangiza ku marembo abana bakorera ku marembo kurashitsi baza mu kanya baraza baratubwira ati tubonye abagabo batunguza hariya ku marembo abagabo b'ibikwerere abagabo beza basa no kwa byinshi ababyeyi bambaye imikenyero nabyambariye nuko dutuma abaza kubakira barabakira bafata udukoni baraza bacisha mu gikari nuko nshuti yanje kuko nanone twese turabemera abana dukeneye guhesha abana bacu umugisha turaza tugura mu rusengero ababiheshejwe umugisha wo gusezeranya abana ababisigiwe nanone barabasezeranya barabasengera babahesha umugisha wo mu rusengero nshuti yanje byinshi ukubona turi hano nanone ijambo nyamukuru kuva wa munsi dutuma yantumwa kuva wa munsi dutuma wa musabye akaza kwa byinshi n'uyu munsi amaso ari kwa byinshi n'uyu munsi tuzi kuko kwa byinshi ni kwa byinshi nyine haba byinshi hagaba byinshi hatangwa byinshi none gashuti yanje uyu mwanya tukaba tukubwiye ngo amaso ni wowe tuyahanze icyo duteze ni wowe uri buze kukitubwira asigaye inshuti yanjye tukaba tukubwiye ngo usabwe kandi uzabe urakaraba maze duhuzuriranze maze dukomere amashyi menshi cyane hanyuma rero bahita bigendera ngo mushahara n'ubukwe iby'abazungu n'ibindi n'iby'abazungu bambira impano bishyitse none rero mwakira impano yanjye ni umuzungu witwa Recho Marega umuzungu witwa ngo Recho wa she blessed this wedding yahesheje umugisha ubu bukwe umukomera amashyi hanyuma rero Gasita afite wizana yarongeye none rero twizeye ko uza kuganira ugasoza nanone ibyifuzo bye birangije murakoze Gasita urakabyara inshuti yanjye natekereje yuko mbere yo kuvuga ijambo munyemerera tugasukura kuri aya mata se wowe wakwihuta wowe wazimanye atarasukongera ngo tuvuge ijambo ibyishimo byabaye byinshi umuntu hari bimwe bimucaho reka tubyirukanye gusukura yego yego urakoze ahubwo inshuti yanjye amagambo yose wavuze ni meza
kandi mfite amagufi ntabwo nsubira muri aya magambo yose ariko ijambo rya mbere tuba tubashimire kandi bivuye ku ndiba y'umutima bagize neza batuteze icyicaro cyiza kandi abuze amagambo meza y'icubahiro turagushimiye ijambo rya kabiri amagambo yose bavuze ukuri warashonje kandi mu murage iyo ushonje ugana byinshi urasonza uratugana ntagusombuge wageze umwuga rero ntawe ukwiriye kukwakisha n'agasinda turakwakira kandi turakugurira uradukwera turagukonje kandi turakurongoranya rwanda byifuriye bukeye uraza uza guseseza gutegutsa wifuza tuzakwegera ndatekereza yuko umunsi twavuze tuza duhinduka ni ubuno munsi aba bantu bose ubona ni bene byinshi abaganda byinshi yatuje mu gitondo abasaba kuza kukugabira haguruka kugabira urakoze inshuti Olivier Kamusabe hejuru ureke kumanuka uguma aho ngaho kuko hariya nabonye bafite amayesikariye agoye bagume hariya ibyo nshuti yaje waje gusaba umugeni witwa Olive mando niko ntekereza uyu ni umukobwa wacu kandi dukunda bihagije kandi twamugeneye mu kukugabira nuko waje udusaba uri umubyeyi asanze ba nyirasenge rero Olive buriya umushikire ntabwo kugomba kumugaragara urakoze inshuti yacu reka kuri iryo jambo ryiza uvuze ntaragira icyo uvuga ndashima uragahora ushima kandi kuba byinshi yaba byinshi urakoze kandi hava byinshi urakoze ukubona nk'uko umaze kubivuga abenshi dukunguka kwa byinshi twaje tuzi kuko ariho tuba dukura umutima none gashuti yaje ndagushimiye kuri ubwo reka naje mpagurutse uriya musore w'iwaje anyakirire iriya ngabire nziza tugabiwe na byinshi ngira ngo urabona uriya musore uko ahagaze urabona aberanye n'uriya kuko kwa byinshi kandi baduhaye umugeni mwiza uberanye n'uriya musore inshuti yaje uriya musore n'ubwo agasita ariko uyu munsi avutse no kwa byinshi umwamashi menshi uyu munsi avutse kwa byinshi yongeye kandi gutara cya kiraro cyo kwa byinshi uzamwiyambaza umwanya uwo ari wo wose uzamutume nk'umwana wawe kuko nanjye kagasita mutuma ahasigaye inshuti yaje reka biyicara asubire mu cyicaro amaze mbere bataricara ndavuga ijambo ritoya yego kwa byinshi kuko uko babitubwiye batugabiye tugabanya umusore mukuru kandi mwiza nibo mwakire irindi jambo rya kabiri naganje kurivuga uriya musore utarahaguruka reka bafuhire ifuhe rizima bafuhiriza ifuhe ryo kwa byinshi bazobyare byinshi bazusukuze kwa byinshi bazowumugisha kwa byinshi uzogaragaza gusoromaho uwo mugisha turabakiriye imana ibamugisha urakoze cyane bagasita turaza kuvuza impundu kuri iyo ngabire duhawe ubwihagaze tubonye ihanganira muke ngo babanze bavuze impundu kuri iyi ngabire tugabire kasi turakabyara tugomba kubashimira yuko tujya tuganira ibintu birasa ku ntego nindasubira mu magambo menshi nuko natojwe nagasita kwihuta kandi twabihaganira twanabivuze iyo nzu kuhabona ni imbere niyo kwa byinshi izo turagabira twarabagabiye tukanatanga n'imitwa irimo ibintu bitandukanye imyenda y'umwana ibishingiranwa
azifashisha ndetse n'imbuto n'ibiryo azifashisha muri ino minsi ataraga ku kazi kuko twabahaye umuntu uzi ukora azakora nyuma yo kuruhuka azaja ku kazi aho mu gihe ataraje ku kazi azifashisha izo twamuzanye iyo nzoga rero vandimwe ikaba ari umushyitsi ibyo bintu byose sije yaduhaye n'ibindi tutabasha kuvuga irimo ibisabo irimo inkongoro n'ibindi byose bijya byose tubaha twabizanye kandi byageze iwawe ahasigaye witume kandi ushyikire ahasigaye usaba kubyara urakoze byinshi urakoze cyane twari gutinda tuvuga tuganira ariko kuko amavuta n'amashini ya kijambere bijya byose twabishimye kandi twabibonye none gashuti yanjye byinshi ibiva kwa byinshi no kwa gasita twebwe kwa gasita no kwa byinshi kuko babivuze ni nka kujya kwa gasozi kamanutse kakazamuka iyindi amaso turayanze kwa byinshi buri gihe kuko umwana taza acukirwa ibije none tuzi ko ejo hazoza ibindi n'ejo bundi hazoza ibindi ibyo kwa byinshi bihora ari byinshi ahasigaye inshuti yanje twabibonye kandi twabishimye ahasigaye musabwe kandi mubyare naho umwana we uko babivuze na mbere watangiye gukorera ku rusengero urumva imirimo umwana yamutoje azi gukora bijya ba nyirasenge bakora n'ibyo atazi bazabimwigisha abenshi dukomoka kwa byinshi abandi namwe dukomoka kwa gasita ahasigaye tuzamutoza neza kandi tuzamutunga neza ahasigaye musabwe kandi mubyare ako niba usabuzaga n'ibyavuze kandi ubu bunye tumuhaye uburenganzira turamutwikure ku mugaragaro ahasigaye usabuzaga murakoze cyane abahuje ibiganza bagakoma amashyi n'intebe z'imbere gusa ariko ababyeyi baganire neza bahanye abageni bagabiranye inka kugira ngo tubongere amashyi menshi cyane nahoze ndeba nkabona impundu barazivugije nkabona impunda nibuka umugabo umwe yaraje wagereye epfo kuri nyabarongo ubona ko barahinga ibishanga yari asize imbere naho babahiye ibihinga uwo mubaza amakuru aravuga ngo karera sekome karetisi bakaririye ni kukarinini none ibyishimo biri hariya nibyo biri naho ibyo byishimo rero babivanze tubisangire babyishyize twongere kumva yuko twaheze ati twagabanye mubonye umusore mugabanye mukomera amashyi hanyuma rero bagasita naho turagabanye tubonye umukazana tumukomera amashyi tumwire Olive bagutwikuriye kandi bagutanze bagukosheje hanyuma nawe John bakurunguranyije aha rero twamaze kugera mu rugo muve hasi maze muze hariya hari umutsima uriya mutsima nimwe mwawucunguze ariko ndi muri abo ngabo abantu tubategereje ko mugabura tukamenya yuko uzajya kwiza nabo bakabasabira ku mugisha muve hasi marene pare ubambanirize hasi ubayobore ubageze hano muri iki gikoni cyiza giteguye bagiye kutwereka uko bazasangira n'ubuzima uko bazawugabana bakawugabura murabona ko igikoni cyabo kirakungahaye kandi kirasa neza bana bacu rero ndabona baje inama no bibafashamo mubikore munezerewe kandi musetse kuko bifitiye ubusiguro bwinshi ni ukuvuga ngo urugo rwanyu ruzahora n'icyo kurya ntiruzasohoze ntiruzabura amata ntiruzabure ibigega ndabona harimo ubuhanga narabwiye mu mutsima w'ino baza batemesha umutsima bwacu tugacumbisha umuntu ariko ibyino nyine ni sembore gusa ariko biba bifite ubusiguro kandi biba birimo umugisha umunsi umwe nabonye abayumbe b'iwacu bavuga ngo reka mbanyeretse abayumbe turi mu mukorogo niyo mvuze amakuru yabo tutagiye inama ariko naje mu muyumbe sindi umuyumbe ba timwikange rwose ahangaha ni mu gikoni havumira byose havuga inkwi zitumye ziraturika ibigori bibisi timubyiri mukazi
yatubwiye neza ati tubibitse ko turi mu gikoni hanyuma ati rero tuzabikora dufatikanyije urutoki ku rundi ati kuko twamaze kumwe John ati rwose ati nta murimo n'umwe ntazagufashamo niko nawe Olive avuga ati rwose nanjye ni ugufasha ntabwo umutware ati by'ubu ni ugufashanya no kuzuzanya ndaza gusaba protokole dushyire ibyo bihari imbere ubwo ntabwo bafungura mu gikoni hanyuma rero twebwe n'ababwira ko tuza kubigenza cyane imbere kuri ba babyeyi bavuye kuganira kubona kera John we yavuze ati nizo uzafata iya mbere nizo uzafata iya mbere rwose asandi kameramani kunyibutsa ati rero Olive takugufi maze mwereke ko nzakwitaho nzereka ababyeyi inshuti n'abavandimwe barahanga ngaha ati ukuboko kose nzanyubangura sinzaguhina icyo mfite cyose ariko abagabo ni beza ukomera kameramani kuko n'umugabo kwabyije kwa byinshi gusa abantu bagira keya ni abantu beza cyane je n'abantu babiturabizi nawe n'uko kwabyije twagumye ko bakasitoma babo nako abana babo please utajya kumureka kwa data n'umwana wabo hanyuma rwose hariho n'amata hanyuma hano hariho n'amata Olive amaze kumupera amashyi sibaye mbegereza bana bacu twibwe ko hateretse amata nayo muza kuyasangira nubwo banditse bazikiye amabere ariko zizoshira tuzokomeza twizihiza umuhango w'inka n'amata kugeza zigameze kandi muhungure baravuze ngo zigiye kuza nizo nziza ndabona mikoro mwayitwa तारीफ hanyuma rero ati tuzabaza duhuze ibintu ko twifuzanya mu buzima bwacu ndabona pare na marene baratoje neza kandi muri abana bafunze neza muri dore nziza zizigufata ati mu buzima bwacu ati mwarimu cyane ngari kameramani mwabonye biriya birahuri nimuve hasi nimura bikora muhagaze mu mafunguro kandi umutsima mumaze gucumba cyangwa kudutegurira tugiga ku mafunguro naho twemereye ko twifurize rero ati tubanza twifuzanya mu buzima bwiza yego ariko sisi ni watu hanyuma rero enjoy mujyohe mwe mata mwesome ya urabona John afite ke John bose ariko neza ati bose no comment hanyuma ujya ikintu kiza kikizi n'ikiki itaba yo hepfo tiziyo ariko hano none tubitaba kiyo hepfo umwana wo kwabyisha batojwe na ba nyirasenge yego nawe ni kumupera amashyi menshi cyane hanyuma data bose muri wa mwanya bamwe wategesheje nagiraga rwose uve hasi mufatire mu kuboko kuko n'abana babanziriza ababyeyi mu gikoni nubwo batwerekaga ni cya kindi cya kizungu ariko yego umwongereza hariya ikambere kubera yuko tubanza ababyeyi bakuru niko twatojwe iwacu umwongereza hariya yego naringize ngo nsheje kugira mwikunda basigaye nabo ndabona aya mafoto abakenewe niyo mpamvu twabikoze kujya naye kugenda basangiza ababyeyi mutwifurize ko ubwo bwacu butazabura icyo kurya mukore mwirinde mwihesheje uwo nanone ni Olive nawe kwanze tutazaburamo icyo kurya ati niduhinga tuzasarure tuzeze yego abana bakiri banezerewe
abarimo bazaza batabaza nyuma y'abageni rero dufata abasaza bakuru bicaye ndetse n'abashaka abandi batoya twebwe tugeze nyuma abantu bakuru bashaka murakoze cyane. Tumesema ni kutuia rasi kwa sababu tumekoroga tukatumia kiuga tu peke yake, lakini ulikuwa mnaona vile kupenda. Hata nimeona mkienda kwa chakula mlitoa, tumefika hiyo wakati. Mbarikiwe sana, asante. Mengine nitawajuza hata kama sitaongea Kiswahili lakini nitawaarifu kile kinaenda kufanyika. Sasa hivi tuko twagiinama basi abana bamwe utamanya mumeshi bafite ariko bafite igikorwa bari gukora ati bafite ikamba ariyo sabu bakagira inkoni nanone ifite ubundi busobanuro bakagira igiseke. Abantu twavuganye ko bafite izi mpano bari sobe bategesheje ikaratasi mu gitondo ndababwira ko muzipange neza n'ibyo muri reception zibe zipanze cyangwa se zizabisha uwamuhindutse utuma mpamagara ababyeyi bagahagarara aha gutanga izihutisha cyangwa bazishiriri aha ugende kuzizanira zishyira kuri podium. Hanyuma rero murakoze ntarindi kuvuga andi magambo meza. Hanyuma rero mpera John Isapu Mumbere Isapu Riva na Fatiho ma beno nawe mwagara na papa abantu bose muzako batazi kupanga abantu kuko tibize formation mete tabulize. Hanyuma reka abana babashikiriza ati iri ni kamba tubahaye kuko murarikwiriye n'ikamba ry'ababyeyi ngo kwa byinshi umubyeyi bahawe ikamba ry'ababyeyi ahawe n'abana kuko yarabyaye arakikira ararera aratoza birakunda nayishyira mu mutwe twibwirize tumuha amashyi menshi cyane ndetse no kwa gasita babishigikiye babikomera amashyi kuko
kuko bose umubyeyi araberewe ati papa rero hari n'ikuru imbere to yego fataho wishikiriza umubyeyi ati watureze neza udutoza neza ati inkoni bose uzayitwaza hanyerera kugeza mu zabukuru ati kandi niwidutunga uzatubera umugisha ati uyizamure maze abandi babone yuko uhawe inkoni yo gushimira bose ko watoshe neza ati hari n'igiseke ati ma mutuzi ariko abantu bazasakuza ukuri no mu ijuru tuzobasohora cyangwa tubandike ati mama rero ati guhaye iki giseke ati hariho uzi poeme umuvugo bamwe bavuga umuvugo bamwe bavuga ngo m'amerekeje m'a donné tout je mérite cette bonne mère ma vie entière elle m'a sonné tout petit et malade m'a pris à marcher pas à pas tenant mon bras quand elle est là je m'éclaire je l'aime bien comme la machine de Dieu vous allez amesema nichanganye na Kiswahili. Nilikuwa nasema m'amerekeje my mother whom I love so much. Nuko kirashize. Hanyuma rero nibaguhe impano nuko rero amekuja kupeana zawadi yake. Ubarikiwe mpaka ushangae. Simumpigie makofi mtu mmoja. Ndio wakati basi kwa shabishi wale ni anaitokeza. Nikiza. Ubarikiwe sana. Tunawapenda nyinyi ni wazazi wa Mungu. Babyeyi rero ikatubasaba gusubira impano ngo yatisheho bwaje n'impano atari ko kuna mubyeyi kaba atuva hasi hasi mu impano tambuka rwose yego John rwose n'umusubizi gutwaza akabimenya ni intore nziza zigufata ati papa rwose ati ntari kuba byiza mama nawe atari ko biramaze urahagije kandi nawe yaza kuba ni byiza atari ko ndabizi kwivuye ari kure ati impano y'ubushuti kuko mutonyeho n'umwana wawe ati unyemerere rwose kugera ku muto ati reba kwifata maze ati izamure kucyo kwiza urabona ko umusozi uje inama na se jene banabikapuse banabibona karanyongorera ko baraganira ni byiza cyane ati ifoto izaza ishinze cyangwa izaza itanditse ati izaza iri smart rwose iriya n'abarindoga kuko amatwituma ikamera aka kanya aha arakoze cyane kasaba ababyeyi bisubire abandi bazavugira amagambo abandi bashingiye tuba bishingiye ubundi muvukano ariko umupasiteri waguhesheje umugisha ni byiza cyane ukomere cyone nawe uriva amashyi natekereje neza arakoze cyane natangaje sinavuga menshi ariko ntacyo pasiteri arakoze kuba ari pasiteri nako sinzavuga menshi akwiriye nagiye kuvuga akwiriye hanyuma rero hari famiye pasita Sebitu Felix hari famiye Kigwerere nanone hari na famiye Ngera Umuvugizi abone bakurikirane bihuse cyane ese nasomye nabi nasomye neza nibaze rwose pasita Sebitu Felix hanyuma na famiye Kigwerere ati namwe murababyeyi beza kudushyigikira abakurikirana famiye Ngera Umuvugizi ari hafi yego akurikirane na famiye Shaka hari abantu abana batagize bapare iyo batuza ngo bakomere paramashi baza bagira kishijari ukomere paramashi tutumkumvikana neza iyo bigeze hahandi bagutuma ndasumbuka hore rwose bigaragare ko yatangiye kugufasha kandi birasa nkaho bamubwira inama nyinshi cyane zo kugira ngo ashitseho
ngize mfite icyo gikiro hanyuma rero ati n'ababyeyi barakoze ati n'ubwo ukomeje gukora hanyuma hari abasore babasezerera abasore babanaga muze babasezerera rero bakubonana ati namwe mwambaniye neza ati ndabifuriza kuzamushinga twigaragura mu kirambi turigaragura atari ukomeje kwigaragura wenyine uzorohe kugira amabazo meza hanyuma rero hari bosi wa John kunia hii maneno tunamupenda, endelea huyu mtoto na aendelee zaidi, na tumependa kwa sababu mmekuwa hapa, uwepo wenu hapa ni wa maana sana. Kwa hiyo wacha tuzihirishe tukipiga makofi sana. Hariho Obile naye aweze kupita apewe zawadi. Kuna Elisha, kuna Ken, kuna Masi, kuna Irene, kuna Ana. Wapige makofi mingi. Wapatiwa zawadi. Obile. Atuweni wa maana, customer mzuri sana. Hakuna mtu mwingine kama customer wako. Kuna mama mwingine niliongea Kiruka akipewa zawadi alikuwa customer mzuri akabageni akasema ni saa ngapi? Akasema kwa sababu wewe ni customer yangu ilikuwa saa 5 lakini napunguza ni saa 4:30. Pia kuna Kimani hajafika present tafadhali. Acha present. Kuna mwenye atasimamia kama uchukulie tafadhali uchukulie. Tupigie Kimani naye makofi sana. Kuna Elisha. Na wewe ndio maana kwa hii familia ni njema. Tunajua kijana amemsupport na mmekuwa karibu na yeye. Amemsindikiza kutoka hapa hadi amemsindikiza kutoka hapa kwa hadi mpaka hapa na watu wa Kayole. Kimani si ushakai mpaka kwa kubarikiwa mpaka kwa na Ken. Ongea sana. Pia kuna Masi, wewe ni wa maana sana. Nimeona hapa ile mambo imeandikwa mtenda ni ya maana sana. Tumpigie makofi na yeye pia. Kuna Naili, ubarikiwe sana kwa sababu umekuwa pamoja na kijana yetu. Uzidi kumsapoti kwa sababu ile morali ya Mena ni hii ndio ngumu kuliko ile alikuwa. Hiyo ni ngumu. Ana. Na kuna kitu nimegundua Ana akipita. Unaona vile wamevaa smart kama zile nguo za harusi zetu. Sitawapigia makofi. Hii ndio mishana nikeni. Umevaa smart. Asante kwa sababu umezamini hii harusi ukaipea heshima. Barikiwe sana. Ibakisha kwa sababu ni ya maana kuliko zingine zote. Kutoka hapa mkamwe anatupesha milioni zichane kwa kuzunguka barabara mwisho. Mara ni kitu cha soka. None leo hii nayo ndio mwaniki mwisho. Alafu John amesema kwa sababu amepiga darubini kali dunia mzima hakupata mke ama msichana kama Oliver. Ndio darubini kali ikakwamilia kwake. Akaona yeye ndiye maana. Kwa nini singekuwa nikitafsiri Kiswahili wenzetu wangesikia mzuri sana. Sasa iko ile zawadi amemwandalia ambao nilikumwambia wengine wote nimewatupilia mbali lakini wewe ukakuwa wa maana. Sasa Oliver, na wewe utanyosha mikono ili uweze kukumbatia zawadi hii. Ni zawadi tofauti na zingine. Kama uko na jealous hapa usipige makofi. Kama uko na jealous usipige makofi. Kama kuna wengine sijaisoma hapa. Pia Olive amesema kwa sababu wazazi wa John wamemzaa wakamulea akampatia malezi akafika mahali ameunga ndoa akapendana na John, yeye akona zawadi pia kumpea kwa mkwe na mamkwe. Mungu leo
nasabaga ababyeyi muve hasi, hanyuma watoto waweze kuwabariki na zawadi. Mkiona tunavisha wazazi ama tunawapatia kofia ama fimbo, ina maana kwa kimila yetu. Fimbo ni ya kusema ni wachungaji wema wa kuchunga watoto, kofia ni kusema ni taji ambao watoto wamepewa wazazi. Ababyeyi muve hasi maze abana babahe izo mpano. Ndashimira protokoli zimeze kuzitwaramo neza, nyuma yo kubarengaho gatoya bahise bikosora ko murihuta cyane mungarurira icyizere. Hanyuma rero iyo saba ko ndabona ari sapuza amashi simpamenye kwabyo, ariko turaza kubisobanura. Nyemerera urihe Oliva, maze Oliva nawe yifate afashijwemo na John. Yego. Hanyuma John mufashe ati mubyeyi niwe wabyaye John, kamure kumwita ati ngiye kukwambika ikamba ry'ababyeyi kuko wabyaye ukibaruka, ati ukabubwiye ko imbere data ati sinakwemera gukora mu ruhanga cyangwa se ku mutwe, ahubwo nyemerera nyuma y'ifoto ushyire ku mutwe maze urebe kwa Gasita twibwirize. Makofi sana mzazi akasema ili kumaanisha anaenda kupanda wajukuu. Nita ungekuona mwezi kuruge. Hanyuma leo nikoni kuna fimbo pia. Hii fimbo ina maana mengi sana. Nikasema nimuhe hiyo sabuni kumanye ikoni. Hii ni ikoni. Fimbo ina maana yeye ni mchungaji mwema, amechunga watoto vyema, mwawalea vizuri, na fimbo ni baraka, sio ya kuwachapa, ni kuinua na wanabarikiwa. Ikoni ni mutsinzi, mukutsinze, mukushingiye, kandi ugiye kuja kuzabukuru izaba kamando k'iminsi, tukatsikire, tukanyerere, iyo koni rwose ni nka ya yindi Yesu ikoni y'ijengera. Yego bizamure maze kwa Gasita nitushobora kuba byinshi tukishimira uyu mubyeyi n'utukamashyi cyane. Hanyuma hari igiseke. Iki giseke kirimo nanone amabanga menshi. Ati uza uhagarariye mama kimuhe Oliva. Oliva kandi yatanze kandi John yatanze, ariko ko murafashanya kuko mwabaye. Hanyuma ati mama ati muzamukimushikirize kandi nawe uri mama ijana ku ijana. Ati rero nawe ufitiye umuvu, femme noire, femme africaine, umugore w'umunyafurika, odama omame. Ahandi ndahibagiwe nawe mukomereze. Ariko rero umugore mwiza w'umunyafurika, umugore w'indangagaciro nziza, ati wabyaye akarere gaheka none akabashinga, ati Imana igukunda, je t'aime, ariko ndagukunda mama mubyeyi. Yego asante. Umugabo umwe araririmba ngo ni heri kubona abantu baruse kwayikunda baje kudongorera, bajya baza bandongorera rero naje zoza bavugira naze namwiri nziza nandongorera rero nabyo nabyo. Oliva afite umubyeyi ise wabo mukuru wa papa we cyangwa se papa mukuru pamukuwa, natambuke nawe umwana amwibana mwaza murinda mwisubizayo kandi rero nayikitse kuko ni byiza yuko ari ikurikiye. Ati mubyeyi nawe ugomba kwambara ikamba, ati uri mukuru wa papa, umubyeyi ijana ku ijana, warandeze urantoza mutoza uburere bwiza. Ati uyu munsi nawe ugomba kwambara ikamba kandi tukabikomera amashyi kuko mu by'ukuri urashingiye kandi wabisenga. Mukomera amashyi cyane umubyeyi nawe yego rwose. Yego ifoto naze mama ngwino mama. Yego akurikirane na mama Dogo, mama wa Nowa, akurikirane na mama Bizimana, aze gukurikirana rwose. Ati mama rwose umubyeyi ijana wakoze byinshi, ati rwose ngomba gushimire imbere y'Imana n'imbere y'Imana, ati Imana igumugisha. Naze rwose akurikirane na mama Bizimana na bofu Serugo. Cyane hari Serugo ni
seru mwebwe bose nimwe mwadutuje uburere bwiza kubera ko tugeze ikirenge mu cyane tumwe tubereye imfura n'imfurakazi ati rero kuba tumaze kuba bose tugomba tubashimire nanone mama Aime naze by'umwete kuwa mbere mu mibare birasa nkaho udashobora karigrafi urangarikiye kabisa hanyuma reka hamwe nawe yawe ni byiza rwose hanyuma reka tete natambuke ati nawe uyu munsi tugomba tugushimire uruhare runini ati ni byinshi kandi naze Adera bakurikirane ati kandi tubigiraho byinshi mu byo byiza ati uyu munsi mbere y'Imana n'imbere y'abandi tugombe bose tugushimire kandi ishimwe ryacu nubwo ari ritoya kugeza umutima twenge basenge anti n'indi mpano ntigeze mvugana izane hano iyi mpano rero iyi mpano Oliva yaravuze ngo mu bahungu bose ariko iyi nguyu twakaza turima ngo niritembea Afrika mzima usikuona aje ngo nimumbe kama Yesu ni kukumbuka nawe yaravuze ati nimetembea kote duniani sinabonye umugabo mwizega nkawe ati kubera yuko wanyizeye naje kakwizera ati ngombe gushikiriza iyi mpano rero ndambura amaboko rero maze ushikire iyi mpano niba tubashigikiye abo bandi ibyo bakoze tubabashimisha cyane yego barakoze ati reka tubashyikirize iyi mpano ati mwarakoze kandi muduhorere kujya ati poroje tugiyemo n'igoye muzatube hafi natwe tuzababa hafi kuko halafu kuna zawadi nimeona zilikuwa zikisonga kukuja na nimeambiwa ni watu wanakimbilia kwenda kazi ndio wenye tutakuruhusu watu wache hapa wale na customer wenye wanafanya nao kazi upite mbele na zawadi zenu kama kutaongea mtu mmoja ama hata ongea ni mzuri basi tuanze hapo kabisa sasa kujipange kwanza picha kwanza kujipange hapa tupige picha nini aiko watu tusarike ikinisho twara ni kuingia kujipange lakini na tumesema tunawapenda haki ya Mungu si mzaa tunawapenda na tuna Mungu awatende mema na msimame na watoto wetu imara. Asante na asifiwe. God is good. Nafanya kazi ya Karen kama priest in the Catholic Church. I joined this family of John first to congratulate him for this step that he has taken in life. Nakuja kama rafiki, amekaa Nairobi kwa muda wa miaka mitatu na mimi nimekuwa customer wake wa karibu sana, na bado nimekuwa customer pia, nimekuwa rafiki wa karibu. Kwa hao wote ambao wanafanya kazi pamoja na John, mimi ninawapenda, ninawaheshimu na kila wakati ninawaombea. Whenever I have my celebrations of Mass, I remember you and I pray for you. Ya kwamba mnafanya kazi kubwa mno, mnawalea watu kwa mikono yenu, na hivyo tunazidi kuombea Mungu awalinde na awape afya njema wakati ambapo mnahudumia watu. Kwetu ni mbali kutoka Kitale, lakini mmoja nimepata familia hii ndogo ambao ni ndugu na dada, na hivyo tunazidi kuombea. Kwa kanisa nzima nasema asanteni kwa kumlea John, na pia leo kupata zawadi nyingine mpya mke wake ambaye pia natumai itaendelea kumlea kama vile mlimlea John anavyopendeza, na hivyo mtawalea wao kama familia ambayo ni familia changa, lakini kwa ajili ya malezi yenu wataendelea kusimama imara. Mimi ni mhubiri kwenye Genesis 17 verse 1. God tells Abraham, which book? I am the Lord. I said Genesis 17 verse 1. Itangiriro igice cya 12 God speaks to Abraham
Imana yabwiye Aburahamu And he tells him, I am the God Almighty. ndi Imana ikomeye, Walk by my side, ugendere mu ruhande rwanje, and you shall live a blameless life. uzabaho mu buzima budafite ikibazo na kimwe. Kwa naambia familia hii ya kwamba watembee na Mungu Ndabwira umuryango ubashe kujana n'Imana, na wataishi bila lawama. bazobaho nta muvumo bafite. Kwa niaba ya familia hii nzima, wale ambao tunafanya kazi naye Kuri uwo muryango wese twazanye dukorana nabo, na sisi ambao ni customers wao, natwe turi muri bo, tunaombea baraka ya Mungu tubifurije umugisha w'Imana. na pia kuwashukuru nyote kanisa kwa kuwashikilia Turabashimiye namwe kanisa ryose kuko kubafasha no kubarera. Mungu awabariki sana. Imana ibarikishe cyane. Basi pia ataongea kwa niaba ya bosi wao ambao hayuko hapa. Okay. Bwana sifiwe. Amen. Amakuru yani. Hiyo tumefunzwa na John huko Job. Ibyo twatugishijwe na John ku kazi. What I can say, Icyo nshobora kuvuga, John amekuwa mzuri sana kwetu. John yabaye Imana mwiza kuri twe. John is the person that ukimkanyaga ama kukanyaga atakwambia pole na zingine. John ni umuntu uko wamukandagira ashobora It's the kukubwira best ngo person to work with. uyu ni umuntu mwiza wo gukorana nawe. John umeanza life mpya. John watangiye ubuzima busha. Kwa siku sisi tunakufukuza tunamwambia kukuta bibi. Nyazo za mbere mugoroba tuzatukwiruka tukubwire ngo ibuka umugore wawe. Kubwa bose wako bose Alikuwa afike but miaka atatakutaka John. yari kuza hano hari impamvu yatumye ataza, ariko azagera kwa John. John akiwa na sisi kama familia. John ari kumwe natwe n'umuryango umwe. And thank you so much for welcome heshima yenu, tunashukuru sana. Mwakoze cyane kutwakira no kuducura Imana. Mwakoze cyane. Barikiwe sana, unaweza kupeana zawadi zenu moja kwa moja. Hanyuma nagira ngo dukomeze tutuze kandi tugana ku musozo. Nagira ngo nze gusaba tugorana ariko nabaza bakatuma amasaha yanjye n'abazi umuryango wabusishe kubera ko ariwo waduhekeye rero icyitegererezo nabo n'abandi babikora neza neza. Murakoze cyane umwishe w'amagambo, araza gusigara makeya tuvuge tubangamira. Murakoze cyane, reka wenda aza gusigara. Ko tugeze kuri uyu munsi kuko twawusezeranye n'abavandimwe, Imana ikawuduha tukaba twawugezeho, igikorwa twari twacanye imbere yacu kikaba kigeze ku musozo. Kuri ibyo twishimiye Imana ibikoze, Imana nishimye. Ijambo rya kabiri dushima Imana, turashima Imana kuri aba bana Imana yaduhaye. Hari benshi baza bagenda bagera iriya
cyane reka uhagarariye basaza be avuge ayo bavuze bashimiye abantu kandi Imana y'umuntu idakiranye ngo twemeje ikindi uyu mwana ni wo guhereza bacu kandi ngo nta wundi ni inyuma ye basaza bakaba ibi bamwe tumoya turatanga abandi toya ariko uko kwayo uko kwayo ukomeye yewe ubukwe bw'aba bana mu by'ukuri harimo ukuboko gukomeye kwacu tudashyize muri munsi twazanye amafu twazanye amabuzu twazanye ariko hari n'ikintu gikomeye dufite kira cyabasaza iyo bamuhaye yo gutangira no kugira guteza bakamatu yabasohoye ariko ikaya y'abaramubaha y'amushiki wacu w'umuhereza dufite inka y'idolari 400 n'inka y'idolari 400 turayimuhereza n'ubundi bwitaha hamwe n'abagore haravuga Imana yagize neza, Imana yubakiye umwana mu rugo rwiwe, turanezerewe kandi twishimye, tuguwe neza twebwe twese. Imana yacu nishimye. Rero hari impano twamuteguriye kandi tumusabira umugisha, Imana izamuheze umugisha, azabyare umuhungu n'abakobwa, bazororoke, Imana yacu imuheze umugisha twese. murebe uyu ni uwafoto ibirori by'aba bana bacu turabishima Imana kuko Imana yaduhaye umunsi mwiza wo kuba mu birori byabo. Imana ishimwe cyane. Irindi jambo turaza gushimira ababyeyi babyaye aba bana bakabarera bakabahereza uburere bwiza bakaba bageze ku mwanya wo kubaka urugo. Imana ibaheze umugisha nawe. Ijambo rindi rikurikiraho turashimira abagize uruhare runini cyane mu gutegura ibirori by'abana, dushimira na muramu wacu utari hano uri hanze nakoze imirimo ikomeye hamwe n'undi mutoya muramu wacu nawe mutoya bakoze imirimo ikomeye mu gushyigikira aba bana. Ni ukuri turabashimiye nabo aho bari, abashinzwe kubagezaho amakuru baza kubagezaho kuko bakoze imirimo myinshi kandi myiza, nabo turabashimiye cyane. Ijambo rya nyuma turangiriza, turashima kuko mwebwe makosa uyu ni umwana kuko babivuze niwe muhereza kandi ni nkawe muntu mukuru mu rugo rwacu kuko niwe muntu ndakeka kuko twese baramubiwe yahoraga tuzungukamo iyo tugize imanza cyane cyane no kubyara, niwe wakundaga kudufasha cyane tukabana kuva kera. Jewe namutuzi kuva kera ntabwo gitangira kubyara twarabanye cyane. Turagushimiye Medo kuko wakoze imirimo myinshi mu rugo ntiwinubye kuko abana b'iki gihe ntibagikunda kuja kurera ariko baradufashije. Ni ukuri turagushimiye kuko wabikoze kandi wabikoze n'umutima mwiza, natwe tuzakomeza tubane nawe kandi ntituzakwibagirwa igihe cyose uzadukenera uzatwiyamaze, n'igihe utazatwiyamaze twebwe ntituzakwibagirwa tuzahora tukwibuka. Ahasigaye tukaba tubifurije urugo rwiza uzabyara abahungu n'abakobwa. Amen. Dufite impano, reka jewe nange impano na famiye yanje, abandi nabo baragenda batanga izindi zabo kuko niko bazifite.
sawa pasi murakoze cyane atanga impano reka duheze kuze ijambo avuga asoza hanyuma turaza gukurikizaho ba nyirarume ndetse n'abanyarume iby'ukuri kubaka kwiwe none nta wundi mwana dusaye mutoya ko turumva hari ikintu kituvuyemo bikomeye. Uyu ni umwana mutoya ariko yamenye Imana kera icyo twabuze Imana kuko uyu mwana yamenye Imana kera cyane akora mu kanisa kuko bayivuze. Ibyo dushima Imana kuko Imana yayimenye kandi akaba yayikorera. Icya kabiri dushimye ku mubano wacu n'abasita. Si ubwa none abasita dusingirana, tumaze iminsi dusingirana nabo kuva kera n'abira bacu. Namwe tubazo ngo Imana yo mu ijuru baheze dushi kuko kubwira namwe kuva dutanga ubukwe kuko muze yabivuze nta kintu cyagoranye nyine yacu ari ruguru, ariko tubikorana n'abandi bari hano ibintu byose bigenda neza cyane. Imana yo mu ijuru baheze dushi. Icya gatatu uyu mwana nyine uko yubatse by'ukuri dusiga Imana kuko aramuzi, kuko uyu musore twari tumufite ariko uyu mwana niwe umuzanye akaba avutse ku rugo rwacu. Turabishimye cyane kuko twungutse ubundi muntu muzima mukuru tutazorera, uzoduhereza ibitekerezo byiza, uzotuzana inama nziza, tukaba tugungutse uyu munsi wa none. Imana yo mu ijuru nawe iheze umugisha ku nama zaza duhereza kandi kuko aramuhereze ko ndabona kuko tutaza tumufata kabariya bandi bakuru biwe bakwe bacu tuba tumufata kumuhereza kandi ari kuguzi. Icongeyeho usibye abantu bose murabona twararitse abantu kuza kubana natwe mu bukwe. Iby'ukuri baratwumva. Dushimiye itorero uyu mwana avamo rya IPC, turavuga ngo abashumba twazanye Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Icya kabiri dushimiye kandi abantu bose twazanye bose turabashimiye kuko mwashoboye Imana mukabushyira aha ngaha tukaba twaba tuguriye abasita. Iby'ukuri namwe turabashimiye Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Dushimiye abanyabyinshi bari hano Rungano, twababonye murabazi hano n'umuryango wacu. Turabashimiye bene data mwahagurutse n'abana n'abasaza muraza kuko twabahamagaye kuko dufite ubukwe namwe muratwitaba. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaheze umugisha. Tukaba dushimiye abantu bose bitabiriye kubaka uru rugo. Twebwe ababyeyi natwe tumuhanyika izabafasha kandi isongeho. Dushimiye abana dufite hanze, iby'ukuri nibo bakoze ubukwe. Murabona kuko tugiye dufite kiragoye, ntaho turwanya ibintu byo gukora ubukwe kandi ubukwe bw'abakobwa bukuzana ibintu byinshi, ariko abana dufite hanze bakoze ibintu byose babikuye Imana. Ibyo bakoze byose nabo turabashimiye. Imana yo mu ijuru iyo bari baheze umugisha. Rero murakoze, tubashimiye mwese. Imana ibaheze umugisha. murakoze cyane. Reka basubire mu myanya yanyu. Reka dusabe ba nyirarume hamwe n'abanyamurango baze badusoreze umwanya wacu bari bahazaza. Yesu ashimwe. Ko mudasubiza Yesu ashimwe.
turanezerewe kuba duhagurutse n'aba basaza bacu n'aba mama n'abasore mu bukwe bw'umukobwa wacu. Papa wiwe ni umunyarwanda wa kera ari ibintu bakunze kuvuga ko uno mwana bavuga ngo bari muri kanisa ariko arako bibagiwe n'abapastori barabizi ikintu umubyeyi yakoze n'abana bawe. Ise w'uyu mwana ni umuyumbe wa kera, usibye n'umuyumbe mugani w'abugubu habe no kubona Zaburi, habe n'umuyumbe Zaburi. Abantu baza bahita bakajya hirya uzamucisha ku gihugu ni automatique kandi ntabwo amafaranga arabiba kuko basabura ibibazo baheze kitu kidogo hapana kwanda sita kitu kidogo kiyaba ni automatique. Rero amagambo cyane yo kurogora turanezerwa kandi turashimira abakobwa babashikitanira mu bukwe. Jewe naravuze mu muzi wese uzondana Teresa tasange n'Imana hadi muri Nairobi muzikwanda nibizibona nata umuntu wese uzondana umuntu bukwe cyane umuntu wese uzondana kubukwe tazange Teresa tasange n'Imana mwagize neza by'umwihariko reka ndetse kurogora cyane. Jewe uyu mukobwa abereye master neza gambari igitegera kanya mu nama nabo base tukajya kupangisha ndapa biko bizagenda kose zaba mu bukwe bw'Imana none nzabere kubaye Imana ishi uko igitegera ko ntatanya baye ariko rero bisubira mu bukwe bw'Imana nabaza abamagana baza kwita baye mu bushire uri kuri cyo bushire rero Imana ishimwe reka kukora ikagira ko kugena Bwana asifiwe. Reka natwe bagira ibintu bishwe bacu no gushima Imana kuko Imana itubashishije kababyeyi niwe ngo kuvuga kababyeyi niwe mu by'ukuri twatobye uyu mwanya mwiza wo kuba mu birori rusange. Murabona ibihe biragoye cyane ariko Imana yamufashije agakura mu Kristo kugeza n'uyu munsi wa none. Jewe sinarimuzi cyane ababyeyi nibo zitwara ariko hariho kuri mu Kristo hari uko uza kugenda ukurikira ababyeyi ko byagenda kumenya. Sekuru w'uyu mwana yakundaga kuririmba kandi cyane niba ubu Kristo ufite n'ubwitonzi jewe ndavuga cyane ngo yamukuririmba. Amen. Habe ibi byose bakora mu vuga byinshi uzitangira n'ibyishimo byinshi cyane kandi turanezerewe kuba uyu mwana yarakuze akemera inyigisho z'ababyeyi akazikomeza kuba tweretse natwe kubagira Imana yohereje imumugisha kabashimiye abakwe bacu abanyabyinshi ku burezi bwiza berekanye byerekana yuko n'umwana w'umukobwa wacu mu by'ukuri yawe umwana no kubwira abasi mujane umugeni mwiza w'umukristo kandi witonda ufite inkomoko atari ibintu byo kwanja n'inkomoko abikuraho byose. Kuri ubu Imana imubahaye yagize neza kandi bashobora kubikomera amashyi. Tukaba turangiza twifuriza abana bacu umugisha n'urugo rwiza. Twebwe rwagasita twabyize narisabye kuko abana bagomba kuruhuka bakicara ndahindura amazina y'aba bana ho gatoya kandi hari icyo gituma mpindura amazina yabo. Nyirakuru ko baramwita John, umwana nakunda ko baramwita irindi zina zenda ndashobora kuvuga ubu nyine ni mama. Ndahindura amazina yabo, umwana wa papa undi araba data. Sinumvise amazina yawe navuze ngo ndayahindura
uyu ni Mutabazi, uyu ni Elizabeth ariwe mama. Ko numva yuko mfite ibyishimo birenze urugero, kandi ko numva ndishima kuko nabaye ku birori byazo ariwe Mutabazi. Uyu ni inshuti yaje, inshuti yaje magara, ni urukiki rwo mu nda yaje, ariko kandi ni inshuti yaje. Ndashima Imana yuko yamurize, yigeze kugira ikibazo akora impanuka agiye ku ishuri gukora ikizamini mu kavu, Imana yamwishyura mu gihe nari kubanza umuryango w'Agasita, ariko ndabanza umuryango w'Akanyabyinshi. Kanyabyinshi mwarakoze, mwakozeho ntabwo kandi mukorana, simvuga ngo n'abana mwakoranye n'abagabo, ariko kandi mubashyirira bugufi. Reka mbabwire ngo murahoze imanje jewe ubwaje mama wacu, mama bari babiri, ariko mama wacu ni Umunyabyinshi, aravuka mu muryango w'Akanyabyinshi. Rero muri ba Muyomba muri ababyeyi baje, mwongere no kuba ababyeyi ba Cyondo. Sinabisobanura niba kujya ku mikoba y'ingoma niko mumeze. Mvuze yuko Abanyabyinshi atari bo ba mbere mugura irembo. Ubundi kandi turakize uyu mwana namwitegereje, mwacu turi igikara, je ni igikara, umudamu wanje ni igikara, no muhinda umwambaye ukusa nawe ni kwasa. Ngira ngo uyu mwana namwitegereje mbona ameze neza cyane, kandi umuntu arashaka gusa na Muyomba senini, niwe Muyomba nuko asa n'inzobe bene iyi. Ndashima ko Muyomba yumvivuga ko muri waje, uko niko kuze navuka mu batura wa senini. Ubundi kandi ndashimira abantu batuye Rongaye, ndashimiye Abanyabyinshi, ngiye gushimira Gasita. Gasita ni beza, mubitegereje neza muko sibati mumeze neza cyane. Ndashima yuko Gasita ari umuntu umwe, nikakurya ku isoko utotandukanye. Mvuze yuko Gasita ni umuntu umwe, iyo utari umusoko rumwe ruzana n'izindi, niko Abasita bateye bafatana n'urunamwinshi. Ndashima n'abashima Abasita. Ubundi kandi ndashimira mwene data muramba bari gato siza mbona neza. Ndashimira ikanisa rya Sambe, amakanisa hano sinzanamenya cyane, dore nuko mwabaye benshi kandi mugisha amakanisa. Twebwe iwacu tugira makeya kandi tuyamenya biza bishaka ko kugura ayino. Rero hagati muri ibyo ngibyo ndashimira Sambe kuko ntacyo mutakoze. Nabanje gushimira ikanisa, naje gusubira Gasita asubira tu, kandi Gasita ari hano, Gasita ari hanze, Gasita ari hirya no hino, ntaho atari. Ariko nshimiye ikanisa Genereze Jo, arakura agera ageze aha, ageze muri Assemble, bamureze nk'umukristo, bamureze
bamutoza neza iyo batamutoza neza yociye inyuma agakora ibyo abandi basaba bose bazakora ariko kuko wamureze neza naje muzeyi namureze neza ntabwo yoca inyuma kuko naje ibimpaye izo bamutojeje n'izo namutojeje ndashima kuko bene data nk'ikanisa yareze umwana wanje bimushingiye neza akarusho ndashimira itorero umwana avuyemo mama Elizabeth itorero avuyemo ndashima kuko bamureze neza namubonye nibuka mama n'ifoto ya mama navuze muyomba ariko n'ifoto ya mama umwana ko mvuze ukuri rero hagati muri izo ngizo ndashima kuko bamureze neza kandi bakamutoza umusaraba itorero mwarakoze imana yo mu ijuru bagire neza ubundi kandi navuze yuko shimira gasita utuye hano rongayi kamushimiye gasita utuye ahantu hose muri iki gihugu imana yo mu ijuru ibagire neza ndashimira abana bacu bari hanze ariko ndakuramo babiri gusa nubwo bose bashimiye abari hanze ntacyo batakoze ntabwo batagize jewe vuze kuko nari inyoni mu Kongo ihe iwaje abana bacu bari hanze bakoze iyo bwakabaga baranunganira ni ukuri twari dufite ko bagaragara ntaka twagiramo iriya ruhande azwi kanika niba ntari mfite nishe ariko abandi bose bari bazifite rero kubera izo nka twari dufite twari dufite n'ubwonko bw'urubuga ubwino buragoye iwacu tutatugikorera turangije tuvuga ngo abo bana ntacyo batakoze ndashimira umubyeyi waje uri hanze y'igihugu yangiriye neza yampaye muri ubukwe bw'umwana ntacyo atakoze imana yo mu ijuru imuhungushe ndashimira abana bawukure ndabivuga gutyo abo bana ntacyo batakoreye ndavuga uwitwa Natinda Simusonde nabo nawe Kiyani ndashima kuko bakoze bakabaga bampaye inka itandana n'ikazi wakinyarwanda rero imana yo mu ijuru izabaho umugisha ku bana babo no ku bintu byose batuzi ubundi kandi navuze ko nshimira abantu bake ndashimira imfura ya Mutabazi mu wuzukuru witwa Gakuzi imana yahaye umugisha akabasha kuganira n'abashiki be n'abaruna be n'abandi bose bari hanze n'agasita wese n'abahagarariye umuryango hano aribo bagasita ndabashimiye shimira n'imana yampaye abana banje aho ndashimiye mbere muze yuko sinorangiza ndabashimiye abana banje abakwe banje nibahaguruke bombi ndabashimira abana banje mukomeze guhagarara sinarusha namwe mugomba kuvuga n'abasereye imana kugira ngo babashe kumushaka si ibintu by'ubuhubuka nanjye ubutayu hejuru hari ibintu abantu bazashishanya ndetse ubutayu senga imana n'imana izaba batarabasinzi bose batoje ku muhanda imana yagiye neza abantu batarabasinzi bazokora ku muhanda imana y'ubujuru bagasanga imana bagasanga data no mu bundi buryo rero turangije bifuriza amakanisa yose yarongaye nayo natumije hirya nayo hino abitwa baje ubundi kandi n'abaramubaje mwese abitabye ababaye hano namwene data wadufata ijambo namushimiye imana yo mu ijuru ibagire neza izamenya amen.
ndashimira abanyamahanga barongaye bahagarariwe na cyamani na muwe bose abanyarongaye muri abana beza imana izabadurisha. Ikindi ndashimira abanyabyinshi nabo n'abana beza bikomeye mwagize neza iyo mutatuye muri nanjye tuba tuba ariko mwakoze imana ibagire neza. Ikindi ndashimira abasita bose aho baba bakagera zitaye ku ninde muri imana mwishyura ndagira ngo izabagire neza. Nari kuvuga cyane rero so ndashimira itorero ryanjye byababaye hafi tubaba hafi imana yabikoze hamwe n'abana bamurisha. Soza ndashimira muzehe wavuye muri Kongo araza akaba yarakandagiye aha biragoye gutema kiriya kirere uva imana yamufashe bikaba byakabaye nawe akaza akarunga mu mateka bikwiye imana imwishyura neza. Aha turi bakuru turashimira imana kubw'uyu munsi w'ubukwe bwa John byinshi bitandukanye ibyo bene data badukoreye b'abanyamuhana famiye byinshi n'abandi bose. Mu by'ukuri tuvuze twihuta tuvuga ngo turabashimiye mwese abantu bagize uruhare muri ubu bukwe imana ibamugisha kandi ndashimira imana yagize uruhare runini muri ubu bukwe imana mu ijuru ihimbaza. Amagambo yose bayavuze twivuga no kurondora badahari ariko by'ukuri imana yagize neza kuza imana ishimira mwese imana mujima bose murakoze. Anyasenge bashikire utegerane hanyuma abasore babanye n'abashaka ko imana bashobora kugendera bavuye bagatanga inama y'amanuka. natwe dushimiye imana muri uyu mwanya kuko imana yagize neza yagize abantu bose tukaba tugejeje kuri uyu mwanya w'ibirori by'abana bacu bikaba bigeze ku bisozo imana ishimwe. Ikindi kandi turashimira imana ko yarize muzehe akaba yaravuye ruguru kuko mu bibazo igihe kigoye akaba yarabonye inzira akagera hano amahoro akaba yabaye mu biro by'abantu b'abasita batuye hano Rongayi aza ko nabivuze. Ikindi kandi imana ikaba yarafashije aba basore ikabarindira bari babo bakaba bagejeje kuri uyu mwanya bataraciye inyuma bakaba bakomeje uburyo bwiza bw'umugisha imana yo mu ijuru ishimwe. Tukaba dufite impano nk'abakobwa bo kwa Nasita bari hano dufite iyo mpano kandi impano yacu turayihereza muzehe Kamudogo atambuke tuyimuhereze tuyimugezeho umubyeyi wabyaye kandi akarera tuzaza wiba wisiga nta kindi imana imuhereza. dushima imana cyane kuko tubaye hano ubukwe bw'abana twabategereje bize cyane kuko bizaba bityo kabamazi imana ishimwe cyane. ubundi rero abana bitwaye neza turabashimiye cyane imana yabaragiye baduhereje natwe nyine rero gushyigikira aba bana bacu bagomba kuko izo zatangwe turabiye mu ngeri muri mugisha byinshi by'abahungu n'abakobwa imana turaharanira gushyigikira ibikorwa bwanyu imana ibaduhereje. mu by'ukuri nuko emisiyani yo kutwambura mikoro ariko dufite ibyishimo icyo tuvuga ubukwe bwa mubyara wacu wakomeje bamushimira ni mwiza ni mwiza ubwiza bwe afite aho bukomoka amuhinda kuba mubi byagenda kandi nta muhinda utagira ishyaka. uyu musore icyo tumushimira ni ishyaka cyane yaje dushakisha ibikorwa byarane agera aho tubona adutumira mu bukwe bwiwe turishimye cyane. rero abanyabyinshi mufite umugisha kubera mushingiye amazi ava mu mvura imana imugisha cyane kandi turabwira umutara wacu uje iwacu
Imana ko tubishoje rero dutsinda mu izina ry'abanyamusinda bari hano n'abandi bose bataje badutumye mu bumwe bwacu bateguye impano rero hari impano rero dufite turagira ngo tubishikirize John tambuke n'abaze gusa n'abakecuru dutangiye impano mutuzinda baba muri mutambuka mwese twe kwiba dutsinda abanyamuzinda barakoze niba muzara John ataratanga impano ya kwegera hano umuyobozi w'umuryango wa Gasita ku rwego rwa karere ka dushimira Imana kuri uyu munsi udasanzwe kuri jewe cyangwa ku bantu bose bari hano. Aba bana ntabwo bazi cyane, ndashima Imana kwa mubyara wanjye haguruke hano, haguruka. Uyu mugabo mubona ni mubyara wanjye neza, ni umwana wa Mushenge. Naramubonye ageze hano mbona afite amaraso ya ba papa bose barapfuye, nta n'umwe asigaranye, ariko mubonye mbona afite amaraso ya papa na ba papa bandi bose bapfuye. Ndishima cyane, narishimye, numva umunezero gusa. Abashimira Imana uyu munsi bari muri uno bukwe bwiwe, kandi Imana ya Isiraheli yamurindiye mu nzira yaciyemo iriya nzira iragoye, ariko Imana yamurinze kugira ngo aje kumubona. Imana yamwujije ishimwe kandi himbazwe. Imana yamwujije kubakorera ubukwe mama, Imana yamwujije ishimwe kandi Imana yamwujije umusaza n'umuhungu, umusaza n'abantu benshi. Imana yamwujije bambaye umugisha. Impano rero yamubyara wanjye nateguye kumuha. Murakoze kandi murakarama. abihanganye bose turabashimiye. Hanyuma reka twumve ubuyobozi bw'umuryango hano rungaye kugira ngo dusoje iki gikorwa twari turimo. Ikigira kabiri ndashimira kwa databukwe kwa byinshi, ndabashimira cyane ko abapapa beza baradufashije kandi twese turafashanya, tubyitwaramo neza nabo bazitwaramo neza, ndabibashimira. Ikigira kabiri ndashimira umwana wa Rongayi, umwana wa Rongayi ugira ubumwe abandi bantu batagira. Nta handi hantu nabibonye kabisa Rongayi igira ubumwe bimwe bidasanzwe. Ndabibashimira cyane byimazeyo kuko Rongayi bagira ubumwe kuruta mu tundi turere twose. Ikindi ndashimira umuryango wa Gasita. Umuryango wa Gasita mu by'ukuri abahoze babivuga babivuze neza cyane. Umuryango wa Gasita tugira ubumwe bukomeye, ariko cyane cyane ndashimira bashiki banje n'abakobwa bacu, abantu tugira ubumwe budasanzwe. Rero kubera iyo mpamvu turashimira Imana ko umwana wacu yashatse umugore mwiza usa neza, kandi ndizera ko ndashidikanya ko azatubera umwana mwiza. Murakoze, mwiha amashyi abasirikare. Murakoze cyane, turashimira abantu twakomeje kubana hano. Reka cyangwa babiri yewe reka dusabe nanone abasaza baganire batugereze umusozo badutubwiriza iki gitaramo. Akiri ubona amashimwe yose arashojwe, atuze kusubiza umwanya kugira ngo aganire na so kandi ganire n'ingana ku musozo. None rero umubyeyi komeza uganire cyane. ese turakabyara bagurukijwe n'amagambo abiri. Ijambo rya mbere ryo kubashimira mu izina ry'abantu twagendanye, mu izina ry'umuryango wacu wa byinshi, mu izina rya byinshi wantumye atushimire. Watubwire neza, watwakiriye, watubakije kandi twanyuze, kandi twamenye yuko muri Gasita wawe bakeya, kandi mu kuri ntabwo bivuze ari ukwene gusa twari inkomoro bari kuvuga ngo dusigaye tubesha. Ntabwo dusa tubesha, ntabwo tubivuze no kunabesha. Mwatugiriye neza, twagize ubukwe. Hari umukecuru wavuga hariya ngo ni simati, akoreka nande bisubiremo, twakoze ubukwe kuri simati bose.
n'abashimiye rero ikindi cya kabiri baciye umugani w'umunyarwanda amazi yatemze ageze kure twaje twituma kandi tuma nyayo n'isozo ubutumwa wabutumwa dukeneye gusubira kwa byinshi wadutumye ngo tumubwire amakuru utwemerere wadusezerera ukaduha utugoni twacu tukagera tukaguha amakuru kandi ibyiza twabonye hano ntaho twende kuzihererana hasigaye gusa kubyara rwose inshuti yanjye byinshi twe twari tubikeneye kuko tugomba gutanga abantu bagasita kandi mu mushinga kwa byinshi no kwa gasita nikavuga kajungu kugira ngo urabizi uvuga kwa gasita wishwa kwa gasita naje ndi wishwa kwa byinshi bari abantu bavuga ariko nakuba ko kwa byinshi urumva kwa gasita no kwa byinshi twakagombye kugenda dutaha ariko nanone kuko wari ubivuze twe turareka barya basore bazi kwihuta cyane batera intambwe muje tubaha udukoroni bagasita bagenda bari kuvuga amakuru ariko za ntezo zose babasaza bagenda ku tubano n'abantu bakecuru n'abandi bahetse turacyakeneye ko tugomba gutaha ahantu bagasita ariko babyinshi no kwa gasita ugende utubwire byinshi ngo byinshi turagushimiye turagahorana amata mu ruhimbi uragahorana igicaniro ku marembo uti wamugisha ko kwa byinshi no kwa gasita uti ni bakunda uti kandi bano bantu bacu uzakoreho uti na yasezerano ryacu duhora duhana timurigice kugira ngo uhora muri soza umubwira uti kwa gasita twagushimiye uti kandi tubahaye n'isaramu uti bagusuhuje none inshuti yanjye reka sabe bariya bantu kwa gasita banyegereye kugira ngo ubone uko uja kuvuga amakuru kwa byinshi mukuru wasigaye uriya musaza nzi kuko utonda kumubwirira amakuru gusa nta kintu kimuteretse imbere uzi ko basaza b'iwacu bagiraga ibintu by'amahame cyane none bashuti yanjye aka ni agashinguro cumi aka ni akanozangendo umushyitsi mwiza umutekera ibyaha asigaye ubasuhuze ako ngako uzakamubwirira amakuru ukavugiraho ijambo umubwira uti kwa gasita bagusuhuje uti kandi bagushimiye utuzabakorera gutyo ahasigaye inshuti yanjye usabwe kandi mubyare uhorane n'Imana turabashimiye kandi urakoze cyane yego aba babyeyi dusigaye turi bakeya beza batuzi guhangana amashyi meza nabibwirire ko bari bihangana bakameza niba ari hehe uyu mubyeyi abafasha byiza aravuga ngo twagize ubukwe muri simati ni ukuri nanjye nabivuze ndabivuze amashyi abantu batuje nubwo gaturamo ariko batuje ntabwo utangaza ikintu ngo abantu babe bangana gutya rero ubwizo mpamvu imana ibahumuje kandi muzohore gutyo ikindi rero ni byiza kudasiga abana reka tuve hasi ibyo byose tuba dushimira imana niyo yabidushoboje tuve hasi hanyuma dushimira abasaza baganiriye neza nk'imfura dushimira ababyeyi dushimiye imiryango yose iri hano n'abandi abakwe n'abishe rero urugo rw'abana turebera ubuzima n'ingendo twese dukora imana ijana imana icyo yakoze kandi mugire urugenzi rwiza n'amahoro y'imana data twongeye kugushimira twarabimusabye turakubwira ngo nitubona tugeze mu musozo w'ubukwe tuzavuga ishimwe ryawe tugikomeje amashimwe yawe tukiri imbere yawe tugihagaze imbere yawe turagushimiye mama turagushimiye ku birori byiza turagushimiye ku bantu bose bageze aha ngaha batuzaniye umugisha turasabira ubundi umugisha turasabira ubugenzi bwabo umugisha abagiye gusubirayo twese abagera ku muhango w'amana abajya gitengera abajya kayura abajya gasarayi ku turere twose tungana bageze amahoro tuzakomeza dushima izina ryawe mu izina rya Yesu tuzabaje amen bazi hano hafi kandi abana babo
batekereye nk'impama bavuze ngo wambutse namwe mugeze mbwira hari abatoya n'abakuru batabashije kuza ababyeyi ntibazi abo rero umwanya w'ifoto n'ababyeyi b'abana bose yego ababyeyi b'uwambutse imbere papa nawe naze iyo foto